ku bakunzi ba HTV Channel twongeye kubashimira ndetse no kubaramutsa. Uno munsi twatangiye ikiganiro kidasanzwe cyitwa The Talent Show. Kigamije iki? Hari abantu bafite impano benshi batazizi, ndetse tukaba twifuza yuko wenda wowe ufite ibikorwa byatuma na wundi ufite impano ubasha kumuzamura, dushaka kubahuza. Ndetse turashima cyane n'abakomeje kutwandikira batubwira ibitekerezo byabo, ndetse banatubwira yuko n'icyo kiganiro gishasha tuzanye cya Talent Show ari cyiza gishobora kuzamura abana b'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose bifuza ko impano zabo zimenyekana. Wowe uyu munsi rero twaje kugira duhure n'umwe dushima cyane, nagira ngo abanza bibwire, hama turababwira impano afite ndetse n'uburyo yabasha kumugeza kure, cyangwa se ibyo aparti y'ubumenyi afite icyo abasha kugeraho. Reka tukwakire. Akaze cyane. Agiye ubwire abadukurikiye amazina yawe n'icyo ukora kugira ngo bitewe n'ikiganiro turimo ni Talent Show no kumenya impano ufite. Okay, amazina yanjye nitwa Edrissia, ndi umuhanzi, mu magambo make ndi umuhanzi. Nibyo. Okay. Ama Edrissia, abagufollowinga tumaze kumenya ibyo wagiye ukora, ni umuntu ki, ni ese ubuhanzi bumaze igihe kingana iki? Okay, ndamutse mvuze ngo igihe maze mu buhanzi ntago nasobanura ngo ni igihe kingana gute, kuko ibintu by'ubuhanzi cyane cyane impano ni ikintu umuntu avukana, ahubwo igihe cyatangiye kukwinjiriza amafaranga wenda nicyo wambaza. Okay, nacyo watubwiye. Ngiye kubikora nk'umwuga, wenda ishobora kuba bigiye kujya mu mwaka wa 2 ubu ngo ntangiye kubikora nk'umwuga, ariko nari umuntu ukunda kujya studio nkaririmbira abantu, nkaririmbana n'abantu batandukanye. So ego ni icyo ngicyo urebye. Hanyuma kuba mvuga ko ndi umuhanzi ni uko maze kugera ku rwego nanjye nakitamo umuhanzi. Intambwe ya mbere ni uko nshobora kuririmba indirimbo z'abandi bahanzi mu bikorwa twita Karaoke cyangwa se Sing for Fun bitandukanye mu mujyi wa Kigali n'ahandi hatandukanye dushobora kugendera. Icya kabiri ni uko nabashije kwitabira amarushanwa akomeye uyu mwaka, ariyo The Voice Africa Francophone Season 3. Ku nshuro ya mbere u Rwanda n'u Burundi byari bigiye muri ayo marushanwa ahuza ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa. So ibyo byose bituma niyita umuhanzi, nanjye ndi umuhanzi. Okay, dukurikiye mumenye Edrissia turi kumwe uyu munsi, nagira ngo Edrissia ntarakusaba ngo wenda ngo uririmbe mu bahanzi cyangwa se mu bantu bafite umwuga impano yo kuririmba, uwo wakunze cyane ninde, cyangwa se muri mba warakoze Karaoke, indirimbo wakunze kuririmba yari izabaye bahanzi? Okay, ngiye mu busanzwe nkunda indirimbo z'umuhanzi kazi witwa Beyonce, niyo muririmbyi nkunda cyane kubera impamvu nta yindi. Naje kumumenya nyuma, kandi imbere namufataga nkaho hari abantu benshi cyane bitewe n'ukuntu aririmba n'ukuntu abyina baba bakeka ko aririmba ibintu biteye isoni cyangwa se iki. Ako mu nyuma ubwo nashoboraga kugenda nkora amakaraoke nkita ku ndirimbo amagambo kuruta ukuntu nita ku byo numva n'ibyo mbona, nagiye mukunda kubera inyigisho ziba mu ndirimbo ziyo, cyane cyane zireba abakobwa muri rusange cyangwa se abagore. Right? So aho ni ku isi yose cyangwa se mu isi ya Karaoke. So mu Rwanda Priscilla ndamukunda, nkunda Priscilla, actually nkunda Priscilla. Afite ukuntu nyine turi connect ukuntu, ariko nyine nta bantu benshi babizi nkunda Priscilla. Wow, I was expecting yuko uri bumbwire umuntu ukuze cyane like, ariko sinabwo arenze ko hari abantu like nka role model cyangwa se abantu ukunda cyane muri umurimo. Ese byaba ari banga kuba ukunda Priscilla? Nshaka kumenya niki cyane wakunze cyane muri Priscilla. Priscilla afite impano kandi ari natural. Priscilla ni Priscilla nyine. Hanyuma ku kijyanye n'abantu bakuru, byo tugiye muri ibyo, waba ugiye ku isoko ry'umuziki, ahantu nakuye umuziki, kuki nakunze umuziki.
urumva ngiye mu busanzwe navukiye i Bujumbura wanjye no murundi kazi papa wanjye umunyarwanda uvanze so nakuze numva bakamariza niyumvira indirimbo za bana biwacu hano ngaho wumva za ewe Burundi so umuziki aho ni kwivuko urumva ariko nyine kuza kuvuga ngo ukunda nde njye mu by'ukuri nkunda Priscilla nkakunda ARIEL WAYS bafite amajwi nyine ngiye usanzwe nkunda amajwi hanyuma iyo bije mu myandikire nibwo dusubira muri gakondo yego so nkunda ijwi rya Priscilla ahari aragukurikira kumva agaraza kumenya ko hari abantu bamwemera ese hari akantu bwiza ko muzaho ushobora kubara wenda inyungu z'uko wawe muhanzi ariko wenda atangiye kwinjiza amafaranga eske niko twabigendera ko umuntu yamenya agaciro kw'ikintu ariko cyamwinjije amafaranga cyangwa se hari aho indi valeur impano yawe igufitiye birenze kukwinjiza? Okay, iyo uvuze agaciro kaza n'ifaranga sibyo se please tujye tuvugisha faranga agaciro kazana n'ikintu cyitwa ifaranga kuko iyo ugiye kuvuga agaciro ushobora kuvuga inyungu wenda inyungu za muzika ariko agaciro urishaka kuvuga kwanja urumva so inyungu z'umuziki kuri njyewe umuziki ni nkaho hari ibinini mfata buri munsi. Umuziki ni ikintu uramutse ukoresheje neza nk'uko ugomba gukoresha wakubera doze. Ubabaye wakumviriza indirimbo zijyanye n'ibihe urimo, wishimye wakumviriza izijyanye n'ibihe urimo. Umuziki ni umuziki, nta hantu hataba umuziki, kandi cyane cyane mu gihe cyose wumva uri down cyane uko akundi wibuze ushobora kumviriza umuziki kandi ukagukura mu bihe bibi urimo. Byambayeho inshuro nyinshi cyane kuri njye umuziki ni nkaho ari umuti. N'urukingo kwa nagira ngo tudakomeza tuvuga wa mugani ibijyanye no muri rusange n'umuziki, nagira ngo kuba dukurikiye wababwira mbere kubabwira wenda urugendo byagufasha, kuko nibaza ko competition yagiyemo The Voice Africa Francophone, nifuza ko wenda hari abantu bashobora kuba batazi ko, cyangwa se uratubwira urugendo uko byagufasha kugira ngo wideside kujyayo. Ese bisaba iki? Kuko byanga bikunze competition nk'izo ngizo hari agaciro bigira hanze aha, hari ya mpano yawe kwimenyekanisha, ya mpano yawe yuko hari umuntu ushobora kureba agasanga ufite impano, wenda mugakorana kugira ngo ubashe kumenyekanisha ibikorwa cyangwa se mukaririmba nk'amatroupe. Nagira ngo mbere yuko tubwira wenda urugendo n'icyo byasabye n'icyo wabikuyemo nk'inyungu cyangwa se icyo byagufashije muri karere yawe, nagira ngo utunyurizeho akaririmbo. Listen to this song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen. I am alone at the crossroad. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind, and you should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you gave to me.
but now I've got to find my own. You should have listened. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroad, and I'm not at home in my own home. And I'm try to say what's on my mind, and you should have known. But now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you think you gave to me, but now I've got to find my own. Wow. Ok, je comprends. Ndimo kumva feelings imwe mufite. Ok, bimbayeho simbizi ariko nagira ngo ko Edrissia, nagira ngo utubwire stage nini wagiyeho, niyo wagiyeho, nagira ngo numve wenda mpere ku kinini stage nini wagiyeho ni. Yeah, stage nagiyeho nini niyo ngiyo The Voice. The Voice. Birimo nk'abantu bangahe? Abantu benshi nyine bahagije tu. Nagira n'urwenya mwamumvise. Nagira ngo wenda mpere ku icyo gihe wagiye wari uri mu Rwanda wagiye i Burundi ujya kujya muri The Voice. So ikijyanye no kujya muri The Voice byahereye mu Burundi. Nari naragiye muri vacances ubwo nahuraga n'umwe mu nshuti zanjye. Akansaba ko muherekeza mu bintu bya Karaoke kuko yari amaze kumva ndi kuririmba muri ekuteri. Arambwira ati wa mwana wowe urashoboye ahubwo ushobora kujya muri team yacu. Ndambwira nti sorry ngiye ntago ndi umurundi utuye hano, ntago mba hano mu Burundi, ngiyewe mba mu Rwanda nubwo mbona hano mu Burundi. Ngiye mba naje gutembera bisanzwe, nje gusura inshuti imiryango nk'ibyo. Arambwira ati hoya nyine buri gihe nuzajya muri vacances uzajya nyine dukorane nta kibazo utamwangira. Ariko nyine nemera kumuherekeza. So aho ngaho niho byose byatangiriye ubwo nagendaga nkahura n'umuproducer wa mbere ari we Zeki Classic. Hanyuma Zeki Classic akankorera indirimbo akanyinginga ngo nkore indirimbo kubera ko numvaga ntafite gahunda kuzaba umuhanzi. Narabikundaga ariko biza kuntera ikintu cyatumaga numva ntashobora kuzabikora kandi. So mu producer arambwira ati ntago bishoboka nta kuntu wafata iyo mpano basi turirimbira indirimbo imwe uhite wigendera. Ndabikora. So abantu benshi bakajya bambwira ngo ufite autotune ibi bintu ntago ari byo bayumva nyine nkumva ndababaye nyine ni bimwe mu bintu binci intege cyane byancaga intege muri icyo gihe. So izo ndirimbo ntago nakunze ko zijya ku maradiyo. Hariho izo nagerageje gutwara kuri radio numva nta wazikoze nta wazishize nta wazivugije numva noneho binci intege gatanu. So mu mwaka ushize wabanjije ushize nibwo nahisemo kuvanerekana applying ubundi bwo ndi mu biki nibereye ku kazi na kwakundi nyine umuntu avuga ati ko umuntu ahora aririmba ubundi kuki atashaka marushanwa ari international nka proving wrong babandi bose bahora bavuga ko mfite autotune cyangwa se umuntu wankoreye izi ndirimbo ashiramo ama autotune menshi cyane. So ni cyo gihe nahisemo kujya ku mbuga nkoranyambaga ndasearchinga bisanzwe mbona Afrique Francophone season 3 mbona mu Rwanda mbona mu Burundi ndayifollowinga kuri Instagram. Numva ngo ni ku nshuro ya mbere noneho biramotiva cyane. Ndavuga ntireka ntawamenya ntanda applyinga bisanzwe bansaba ibyo bansabaga byose ndabibaha. Nabwo nasuye kandi mu Burundi muri vacances nibwo nahise mbona call barampamagara ngati watsindiye kujya mu marushanwa ya The Voice.
nanjye njya mu mubare w'abazagenda. So twari abantu 6 badushize ku rutonde rw'abantu 6. So muri icyo gihe cyose ntago numvaga ko nshobora kubikora kuko ntago nigeze njya muri public ngo nshobore kuba naririmbira abantu batandukanye. So byari challenge ikomeye cyane kugira ngo ndirimbire imbere y'abantu. So nibwo natangiye kujya natendinga ibintu by'ama competition hano mu Rwanda, harimo niyateguwemo na Odikeli, yateguriwe kuri Lavana na manager waho. So ndazijyamo zose. Icyatumaga nzijyamo cyane no kugira ngo nimare bwa bwoba ufite bwo kujya kuri podium kuririmbira imbere y'abantu. So ngewe ibyo bavugaga ngo prize njye ntago nabyumvaga. Njye numva nari mfite target yindi y'icyo nshaka kuzageraho. So nazigiyemo ngerageza bigenda binkuramo ubwoba. Nyuma ntangira kujya mbona nibiraka abantu bakamamagara ngo ino turirimbire. So ibyo byose ni ibintu byankuragamo ubwoba. So ngewe n'abagenzi banjye dutangira urugendo rutari rutworoheye rwo gushaka ibyangombwa ibyo badusabaga. Turashimira leta cyane kuba yaradufashije, ko yashizemo imbaraga kugira ngo tubashe kugenda, kuko kujya hariya ntago wemerewe kujyayo nk'umuturage, ugenda nk'ufite ikikujyanye. So ibyo byose nta muntu wabiguha usanzwe usibye leta. Icyo gihe mugenda mwari abakobwa gusa cyangwa yave aussi des garçons? 6 yari ngiyewe, ALYN SANO, ARIEL WAYS hamwe na Linda MONTEZ, Cyusa Serfa hamwe na Ngabo. Abahungu 2 n'abakobwa 4. So twabonye nta wundi buryo twabigenzamo, buri wese yabaga afite ukuntu twari tutari connected, ariko noneho bitewe n'urugendo twari tugiyemo byabaye ngombwa ko tuba connected, dufashanya kugira ngo twese passing. Twafatanya kugira ngo dutambuke ikiraro cyari kituri imbere, nubwo twese tutageze kuri finale, ariko hari intera twagezeho, hari icyo byatwigishije. Ntago twatsinzwe ngo tuvuge ngo tubivuyemo. Kugeza uno munsi umuziki nese nkujyamo ngewe wese nyene no nkandi gukora ibindi bikorwa ku buryo bishobora gusohoka vuba ngaha. Wow. Muri abo bantu 6 hari wabashije kugera kuri finale? Yego. Ninde? Sano. ALYN SANO azanasubira yahuga keneye n'ubufasha bw'abanyarwanda muri rusange. Twese hamwe nka team twajyanye nka team yiwe nyine. Twese twagiye dufite intego yo gutsinda. Usibye bamwe nk'abatwebwe twari twifitiye ibibazo by'ubwoba bwacu, ariko ntawe twabiblaminga, nta kibazo. Kandi n'ishuri twagiye kwiga hariya na ahantu nakifuriza urubyiruko, umuntu wese ufite impano yo kuririmba. Upfa kuba ufite impano yo kuririmba, ntago bisaba ngo ufite imyaka ingahe. Ndasaba cyane nivuye inyuma kugira ngo muri rusange, nubwo atari byo byatumye nza hangaha, ariko nabanye na ALYN igihe gito, ariko nabashije kumwigiraho byinshi. Nabanye na Linda mwigiraho byinshi, nabanye na ARIEL mwigiraho byinshi, Serfa gutyo, Ngabo gutyo nyine. Kandi kugeza uno munsi n'abantu moza ku mutima, n'abantu sinzi uko nabisobanura. Babaye abagenzi, inshuti n'umuryango wanjye kwa. Amase iyo umuntu ariyo ubufasha bakeneye n'ubuhe? Niki basaba abantu kugira babasupporting? Iyo ku ntambwe ya mbere iyo maze kurenga umupaka, ndavuga ikibuga cy'indege cy'u Rwanda, icyambere ukeneye ni umuntu ugushyigikira, uzi neza ko mu rugo aragushyigikiye, kubera ko stage ya mbere ni iteye ubwoba kuruta izindi zose uba wamaze kumenyera. Kuko ntago nka twebwe ubu ngubu ngende kubivuga nk'amateka, ko ndamutse nsubiyeyo byaba byoroshye cyane. Byaba byoroshye, ntago ari nka mbere, kuko buri munsi niko nagiye niga. Kuva umunsi nafatiyeho umwanzuro ko ngiye kwinjira mu bintu bya muzika, natangiye kujya niga, kandi bimwe nagendaga mbitsinda, kandi no ku rwego ngezeho no munsi ni kubera yuko hari challenge nyinshi nagiye ncaho. So iyo umaze kwambuka ugiye nko muri Afrika y'Epfo, kuko byose biba biri kuba recorded, nta support n'imwe ubukeneye yindi uretse imwe y'abantu bakuba hafi bo mu miryango yawe, cyangwa se abantu babizi ko wagiye
bakomeza bakubwira ko wabishobora. Urabyumva kuko ntago watora nta nahantu like babisohora mu nyuma. Ahantu ukenera support cyane ni muri finals kuko ubu ngubu ALYN azasubirayo muri finale, nibwo tuzaba turi obligé yo gutora hano mu gihugu twese. Guys, ndabashishikariza kugira ngo muzive inyuma tumutora uriya mwana kuko nta kintu cyambabaje cyangwa se cyatubabazaga nko kubona nko kumva bari kuvuga yuko mu Rwanda nta mpano zihari. Nicyo kintu cya mbere cyambabazaga, nkumva noneho nibwo nongeraga ishyaka. So ALYN nta kintu kindi kigeze kumbabaza nko kumubona ALYN ari kurira. ALYN yararwaye kubera iki? Yari afite ishyaka ryo gutsinda, ashaka gutsinda, sinzi ikintu cyamujemo arwara igifu. So imbaraga ashiramo kugira ngo agaragaze bimwe abantu bavuga ko bidahari. Ndifuza ko umunyarwanda wese ahantu ari hose yazibona yarangiza akamusapotinga. Mu by'ukuri sigiyeho, ariko nyine aramutse atsinze nta cyanshimisha nkabyo, nta cyanshimisha nko kubona ALYN yatsinze byo rwose. Tureke no kuvuga ngo wenda ngo ni umusitari dusanzwe tuzi hano mu Rwanda, kandi twese turamwizera. Yes, ntago ari ukuvuga ngo twese ntago twabishakaga kuko ababishakaga twari benshi, ariko hariho umuntu ubona ko is ready for that. Anyway, nize byinshi cyane. Urumva ko aba mugani competition hari ikintu kwigisha? Competition ikintu cya mbere muri competition nabonyemo ni uburyo bumwe bwo kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho. Sibyo kuko iyo ntaza kwitabira ama competition atandukanye nta yindi opportunity nayo kuzabona yo kuzashobora guhagarara imbere y'abantu bangana kuri. So competition is competition. Ntuzite ku byo ushobora kuba uyikuramo, ahubwo uzite ku ntego ushaka kugeraho. Ntuzagenda uvuga icyakujyanye muri iyo competition bari cyo ureba gusa. Nkanjye najyega mu competition menshi kuko nari nzi ko namaze kuba pass muri The Voice Africa Francophone. Kandi inyungu zo kuba muri ariya marushanwa akomeye, uretse no kuba wenda watsindira nayo mafaranga, icya kabiri abantu barakumenya. Abantu barakumenya, abashobora kugufasha bakaboneka. So competition ntago ari uguta umwanya, sinkeka ko ari uguta umwanya cyangwa se nta nubwo ari ikintu wakicuza kuko competition ni ubuzima bwa buri munsi. Ushobora kuba utazi gukora competition me urayikora ko minsi yose uba ushaka kugira ngo witeze imbere ugera aho ugera, kandi ntago wamenye ko ugomba gutera imbere utabona ko hari undi wateye imbere. Nagira ngo abadukurikiye wenda nongere misubiremo nuko iyi mpano ifite byinshi yamugejejeho, none ko yarageze kuri The Voice Africa Francophone. Ni ikintu gikomeye cyane, byamuhaye imbaraga kugira ngo atinyuke. Wari uzi weakness yawe, yarazi ko cyane cyane abaririmbyi hari abaririmba areba hasi undi aririmba hejuru, ariko we nubwo uvuga ko gishoboka ari kimwe mu bimwe byatumye utabasha kutambuka neza cyangwa se kudaperforminga neza, hari inama ushobora kurimo kugira abantu baba bari muri kariyeri nk'iyawe cyangwa se baba batangiye bakunda umuziki bashaka gukora nk'ibyo wakoraga cyangwa se bageze ahandi hantu, hari inama twifuza ko wabaha kugira ngo wenda ibyo mwabonye nk'imbogamizi hagati aho mu murimo cyangwa se muri mu competition nk'ayo ngayo babasha kumenya uko bayikuramo? Inama nabaha ni ukugerageza, move out of your comfort zone. Gerageza kuko kugerageza nibyo bikoreka ko ushoboye cyangwa se udashoboye. Kandi mu buzima nta muntu adashoboye, twese turashoboye, ahubwo vuga ngo dushoboye iki. Nta muntu ubura umumaro kuko icyo udashoboye ngenda gishoboye. So ku muntu wese ufite ubwoba, nge namugira inama yo guhera n'abantu bamwegereye, ugahera hariya nyine. Kandi icya kabiri twicwa no kugana abatatwitayeho no kwizirika ku muntu utagushaka. Nubona umuntu utagushaka, please move on, go to the next person, jya ku wundi. Hariho benshi cyane bagushaka. Nge ndashimira cyane witwa Jasmine, ndashimira abantu bo muri Sing for Fun, harimo Mutsu, hakabamo Eric. Ni abantu bamfashije cyane mara kuva mu marushanwa ya Odikeri niho twahuriye. So mbabwira ikibazo nari mfite, bo bari bakiza ariko ntabwo bari bazi impamvu ndi muri ibyo bintu cyane. So baramfasha birarangira. Urumva bashobora kuba batari bazi ibintu bahojyaga bakora.
team ya Karaoke yose aho muri hose guys, niba nta kuvuza izina suko nkwanga cyangwa se iki, but hari ikintu there is something that you mean to me, to my career. No kuri muri abantu babagaho cyane, kandi ndashimira abantu bose bagenda bakomeza bashiramo imbaraga kugira ngo nkomeze kwihiga kugeza igihe nzibona. Harimo n'abari kurwana, none ubu ngubu hari indi team imeze itya. Vanga muraza mwakira ibikorwa urumva byacu, muraje mubibone vuba cyane. Bari gushaka kugira ngo nyine bibe nkuko mbyifuza. Ndifuza kuzagaruka ngaho nza gushimira indi team. Birumvikana yuko si byiza wa mwere kuvuga ibintu bitaraba, cyangwa se umushinga wenda nagira ngo profite nkubaze sho gusanga wenda ndibuze kumenya ibyo ari byo. Nyuma yo kuba waragiye kuri stage, byanga bikunze hari izindi impano cyangwa se barakwigisha uburyo ugomba kuririmba, uburyo ugomba kugorora ijwi. Ese hari ibihangano byawe bishoboka byarasohotse nyuma yaho, usibye kumenyekana na network, ivyo bikorwa bindi byaravutse mu kujyayo? Hari ibikorwa nagiye nkora mbere yuko njyayo, ahubwo hari ibikorwa mfite nagiye nkora mbere yuko njyayo, ariko nkajya bitewe na za complex nyine navugaga, bigatuma nta mbaraga nyinshi cyane mbishiraho. Ariko nyuma yo kujyayo hari ibindi bihangano turi gukora. So uretse no kuririmba gusa, hari ibindi bintu byinshi cyane dukora kugira ngo tubashe kwiteza imbere no kwikura mu bukene. Harimo nko gukora ibintu nk'ibi ngibi. Wow. Akani wowe wakikoreye? Ni ngiye kwikorera. Awa. Natwe nyine no kugira ngo umuntu ashobore kuba agira icyo yikorera mu gihe ibintu byabaye. Ukora modeli zose, modeli zihe kugira ngo abafollowing aba turaza gusaba na address byanga bikunze. Tuzi kugira YouTube channel yawe ijyanye no kuririmba, ariko hano se umuntu agushatse kuri gahunda. Mfite Instagram page mbishiraho. So ni igitekerezo cyane ngerageza gushira mu bikorwa, ariko nyine bitewe nuko nta bufasha bwinshi cyangwa se financial status yanjye itari nkuko mbyifuza, ariko iramutse ibaye nkuko mbyifuza nahita waba ari umushinga munini cyane. Ariko nyine ndabikora, ni ibintu bimfasha mu buzima bwa buri munsi, ariko ndashaka gufokasinga cyane kuri music yanjye no kuri art yanjye kuruta ibindi byose. Niho ndi gushira imbaraga zanjye kuruta ahandi hose muri uyu mwanya. So umuntu abishatse, usibye utugiye Facebook, utugiye Instagram yawe, hari na telefone bashobora guhamagaraho bibaye ngombwa? Yego, nayo ni ya telefone. Ushobora kunshaka kuri 078 44 9 7 turaza kwishira hasi, ndetse turaza gusaba yuko n'aya malink yose ajyanye na pages yose ukoresha mu byekeye impano zawe abantu basha kwibona. Tujya gutangira tubwiye ko hari abantu wa Priscilla. Ese haba hari ndimbo imwe mu zarimbo wabukunda, usibye ko tubyijwe, hari ndimbo ze wabukunda? Priscilla. Priscilla se sanze urukundo ruruta byose, kwihishira n'ukwibeshya no mu busaza, nzahora ngukunda, nkahari ubwa nyuma, banguka hoya ntutinye turi kumwe, abifuza ko twabivamo, ntibazi ko ari wowe. Ikintu kimwe kinshimishije cyane nuko ndagutunguye, bigufata akanya, ariko byaga bikunze. Hari yuko n'umuntu ugomba kuba ufite n'ibintu byinshi umukundira, ubwo byaga bikunze indirimbo kuyikunda, hari message iri behind. Tuyijumpinze gatoya tugera ku musozo. Haba hari indirimbo yawe ndumva ushobora tubwiye ko hari indirimbo zawe bihangano byari bigiye gusohoka, ushobora kuduha akantu biro kugutungura buryo byita kumena amabanga y'akazi.
namanga akazi mureke tubibikiye bizaza ahubwo bati wenda ndamaze gukora indirimbo bamaze gukora kugira ngo abadukurikiye tuza kubasaba yuko uza kutanga like social media yawe tuwavuze ya Instagram wenda uze nimero zivugiye kugira ngo n'abantu bazumve turumugana ku musozo ndaza kubaza ni HTV utuzi kuva ryari cyangwa se ikiganiro the talent show umva ari cyo bizamarira abantu muri rusange talent show wenda ushobora kuvuga ko ari iyo kuzamura impano ako talent show yari ikenewe muri HTV kuva namara kuyimenya ndumva uyu mwaka nayimenye kuba igitekerezo cya talent show mwagitangije ni igitekerezo cyiza cyane kubera ko byari bikenewe muri HTV abantu bafite impano bakibonamo rwose kuko iyi si idafite imyidagaduro na stress tuhura nazo minsi yose please so twari dukeneye imyidagaduro kuri HTV amazina ni Edrissia deja aho ushaka kugera muri future watubwiye ntabwo no gutahavuze agira ngo unasoza utubwire intego ufite vision yuko wenda muri iki gihe zakora nibi ndifuza kuzaba umwe mu bahanzi bacuruza indirimbo nyinshi kandi nziza zifitiye akamaro abantu bose muri rusange nta mupaka please apana kuvuga ngo abanyarwanda gusa nta mupaka ndashaka ko nimba umunyamerika ashaka kujya kuri stage agashimisha isi yose kandi akaba proud yo gushimisha isi yose nanjye kuki se ntabikora uvuga igifaransa cyongereza byose n'igiswahili agiye usuze batize jamani nasalimia ni jambo yani mimi siongei Kiswahili vizuri sana lakini najitahidi so kwa watu wa Tanzania watu wa East Africa shikamo hii ni salamu kutoka Rwanda Kigali kutoka kwa Edrissia deja please follow me on my Instagram let's go have some fun the jazz art ndo ambaye natumia kwa kutengeneza yani nahitaji support kutoka yani pande zote za dunia ukiwa unanisikia ukiwa unaelewa Kiswahili popote ulipo please nakuomba just please do support me thank you very much you guys and kwa Kiingereza kwa French excuse me je peux pas parler beaucoup de français mais je peux essayer oui je voulais vous demander vos soutiens s'il vous plaît vous pouvez me soutenir la musique n'a pas les borders okay guys support my music I really wish to grow and be one of the people who are selling big music and I hope by your help guys I'll make it. Nothing is impossible when there is a willing heart. My Instagram is Edrissia deja, my YouTube channel, all my platforms. You can follow me, you can talk to me, we can grow together. Thank you so much. Mwabyiboneye rero ni umuhanzi akaba afite n'impano yo gukora ibi mureba hano so nk'abakobwa rero ndibaza ko n'abatipe okay twandika amazina kudukomo twose tukora designs zitandukanye come let's have some fun noneho nkunda when it comes to part yo kwigisha kubikora nk'abantu bakuze baba bashaka nk'ikintu cyo kuba keeping busy no gutuma kuko bituma ukoresha ubwenge bwinshi cyane utekereza urumva ntaguba ubona formule kumenya ko ugomba gushira imibare harimo imibare myinshi imibare uhituvaho wamaze kumetriza be serious cause harimo ukagomba kuba kari flexible ugomba kurinda ubuzima bw'umuntu mbere y'uko ugakora ukagomba kuba kari flexible kandi ushobora no kugakura mu gihe cyose ushakiye urumva kandi kari fit kangana like kari kuri size yawe sorry yeah so please you must welcome ushaka kwiga ushaka kudukora cyangwa se ushaka kugura byose I'm here for you guys I'll be here to teach you to show you how it's done thank you so much have a nice time please don't forget to subscribe down here like down okay. subscribe kuri HTV channel yeah don't forget to do share like comment down below kugira ngo tumenye ikintu dushaka gukosora mu bintu byose dukora mu bintu tuvuga mudufashe nimwebwe tuba dutezeho impinduka no gukura muri kariyeri zacu so please don't forget
to subscribe down below, just press the button below, the red one. Kariya kumutuku. Niko ukoraho and then ugashiraho akantu kameze nka bell. So warangiza ugakanda kugira ngo uzajye ubona notifications muri gihe cyose bapostinze ikiganiro cyabo. Please guys, enjoy your time. Have a nice time. Thank you for having us, for giving us your time. Thank you so much. Thank you Edrissia. Nagira ngo mbashime mwese abakunzi ba HTV. Mwumvise message mwumvise Edrissia, mwumvise yuko ikiganiro twatangije uyu munsi cyari The Talent Show, kureba buri wese ufite impano tukagereza kuyigeza hanze abantu bakasha kuyimenya, ndetse n'ukeneye na support wese akabasha kuyibona. Turabashimiye cyane nkuko bivuze, subscribe, then harakazogera kari hariya, hama na comment then tukayatubasha kumenya ibyifuzo byanyu n'icyo wenda bashobora kutunenga, ariko twishaka inama zanyu kugira ngo ubutaha bizabe byiza cyane kurushaho. Imana ibahe umugisha kandi naho ubutaha. Bye. Bye. Bye.